Ese wari uzi abasitari bakomeye mu muziki nyarwanda? Ese wari uzi umuhanzi wa mbere ufite amafaranga menshi akaba ari no mu nzu zihenze? Haba mu bakobwa cyangwa se mu basitari b'abagabo, ninde muhanzi ukomeye kurusha abandi cyangwa se ninde muhanzi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi? Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video. Tugiye kuba twarebera hamwe abasitari batanu batandukanye nabateguriye bagenda mu modoka zihenze ndetse banafite hiti hano mu Rwanda. Ibijyanye n'umukire, imibereho n'uko babayeho n'ubwamamaro bwabo. Dore ukuri n'imibereho ya Bruce Melody ndetse n'abandi batari batandukanye tugiye kuba twasanga muri iyi video. Benshi bakura ubukire ahantu hatandukanye, ibitaramo bitandukanye ndetse n'amazu yabo aba amuhenze n'ibigo bagenda bamamariza bikarushaho kuba byabahereza amafaranga. Rero muri iyi video nicyo tugiye kuba twarebera hamwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe iturutse hano uzacikwa. Nizere ko wafashe amasegonda abiri ko wakanda subscribe. Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Ese umwanya wa gatanu ndizera ko uraza kuba wagutungura. Uru rutonde rero ntago ari urutonde ntakuka, ahubwo ushobora gutondeka abahanzi ukurikije weho bitewe n'uko umwumva. Ubwo rero twagiye twifashisha abantu batandukanye nuko bagiye bakundwa. Uza gusanga ku mwanya wa mbere ntuze kuba watungurwa, ahubwo wowe uwo ushaka aba ari we ugera ku mwanya wowe ushaka. Ariko uri buze gusanga ku mwanya wa mbere ndabizi ko ari buze kugutungura. Kanda subscribe hano kuri Wiragiye Dany, ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Nizere ko umeze neza. Ikaze rero kuri Wiragiye Dany. Uyu munsi tugiye kukwereka urutonde rw'abasitari batanu ba mbere mu Rwanda bafite ubukire, ubwamamare n'imibereho ishamaje. Uratungurwa nugera ku mwanya wa mbere. Imodoka ye ihenze n'inzu ye ihenze. Ku mwanya wa gatanu twihuse cyane, ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa w'umunyarwandakazi bamwita Airways. Airways ni umuhanzi ufite ubwamamare kuzamuka bidasanzwe, yamenyekanye cyane binyuze mu ndirimbo nka Away. Afite inzu nziza i Kigali, imodoka ya Toyota ya Hiace, akorera amafaranga menshi binyuze ku mbuga nkoranyambaga Instagram, YouTube, kuko mugenda mubibona. Ariko cyane cyane akunda kwibanda ku rubuga rwa YouTube, niho akunda gukorera cyane bitewe n'uko ariho yamenyekanye cyane. Uyu mukobwa rero arangwa no kudacika intege no gukora ibihangano bifite message. Airways umutoni wakunzwe n'abatari bake, agenda yigarurira imitima ya benshi ndetse akanasagura amafaranga menshi binyuze mu bitaramo agenda akora amafaranga menshi atari make. Ku kwezi ashobora kunguka amamiliyoni menshi agiye atandukanye. Kuko twakomeje umwanya wa kane, umuntu ugiye kuba afata umwanya wa kane turahasanga uwo bita Butera Knowless. Umugabo we ufite ni Clement. Uyu mukobwa ubimazemo igihe kitari gito, yatangiye umuziki imyaka irenga 10 ishize. Afite inzu i Kibagabaga n'imodoka ya Toyota Prado. Yashakanye n'uwo bita Producer Clement, bafatanya gukorana umuziki. Niho byatangiye buhoro buhoro bigira naho babana ndetse baza no kuba bakwibaruka. Ubu ngubu rero ni umwe mu bagore bake bafite umwihariko mu muziki w'u Rwanda. Knowless ni icyitegererezo ku bakobwa benshi. Ubukire bwe si amafaranga gusa, ahubwo ni n'ubushobozi bwo kwigira nk'umugore bitewe n'ibyo yagiye ageraho bitandukanye. Umuzi mu ndirimbo zitandukanye, ntago ndabizi murazizi, ariko byinshi ntago ndi buze kubishyira muri video kugira ngo
mu bikina nzagenda mbazaniramo amanyubako agenda babamo umwe ku wundi. Umugabo we ni nguwo. Ku mwanya wa gatatu nk'uko twabasezeranyije turahasanga umuhanzikazi umuhanzi nyarwanda Meddy Ngabo. Uyu nguyu nubwo atagikora indirimbo z'isi, asigaye yikorera indirimbo za gospel, ntakigaragara cyane, ariko n'umwe bakacishijeho aza guhitinga cyane mu mashusho ya Kigali na USA, amasezerano, ubukwe n'ibindi byinshi agenda akora, bituma nawe afata uyu mwanya wa gatatu. Yahinduye ubuzima bwe ubwo yimukiraga muri Amerika, afite amasezerano menshi n'ibigo bikomeye hirya no hino, nubwo atagihanga umuziki nyarwanda, ariko akorera ibigo bikomeye ndetse no kuba yakomariza ibigo bikomeye ka Arena n'ibindi. Imodoka ze harimo Range Rover n'izindi z'ubukwe agiye agira iwe. Amamiliyoni menshi ava kuri Sport YouTube n'ibindi bitaramo bitandukanye agenda yakoreye hirya no hino. Meddy ari umwe mu bahanzi bahembwa menshi cyane, kandi ni umwe mu bafite amafaranga mpuzamahanga menshi cyane. Akunze kugira abasitani ahantu henshi hatandukanye, impera z'isi ndetse n'indani mu gihugu. Uyu mwanya niwe twasanze Ngabo Meddy. Ku mwanya wa kabiri tugiye kuhasanga, manza ukande subscribe, ufungure inzogera kugira atazagira video n'imwe gucika mbere yuko tugera kuri uyu mwanya wa kabiri. Kwiga amasegonda 2 bure nabaga nambaye itise y'ishuri, ishati y'umweru yo kuri lycée ya Pat. So ntabwo ku kanya nazari zihari, ari nayo mpamvu ba manager Tom ndetse n'abandi bantu benshi babaga bafitiye umujinya. Mubikoze reka dukomeze ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri turahasanga The Ben. The Ben ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane n'abatari bake, ari umuntu ukunda gukora ingendo zitandukanye hirya no hino. Muri iyi minsi afite n'igitaramo muri Amerika, aho azajya gutaramira abanyamerika, akumva ko azakuramo amafaranga menshi. Yamamariza ibigo byinshi nka Tecno Camon 40 n'izindi telefone zitandukanye n'ibindi bigo bikomeye. Ni umwe mu bafite amamiliyoni y'amafaranga ava mu makonseri n'abapromo n'abafatanyabikorwa agenda akorana nabo. Afite inzu ihenze Nyarutarama, akunda kwambarana n'amabrande y'ibigo akunda kuba yamamariza cyangwa se ahenze. Kandi uyu The Ben ni umuraperi w'indirimbo zikunzwe cyane nka Vazi cyangwa se Habibi. Izo ndirimbo ze mugiye muzizi. The Ben akunzwe cyane mu karere ndetse no hanze y'akarere. Ubuzima bwe burimo ubwiza, imodoka zihenze n'icyubahiro gikomeye. Yashakanye n'uwo bita Miss Pamela wahoze ari Miss Rwanda, bakaba ubu ngubu boheretse kwibaruka. Niwe twasanze kuri uyu mwanya. Afite abafana benshi batandukanye, ndetse no kuba yarabanye na Pamela byamwongereye ubwamamare butandukanye hirya no hino. Niwe twasanze kuri uyu mwanya wa kabiri. Tugiye kuba twarebera hamwe rero umuhanzi wafashe umwanya wa mbere. Ese umuhanzi wa mbere urabona ari nde? Ntago muvugaho byinshi rero. Umuhanzi wafashe umwanya wa mbere yitwa Bruce Melody. Bruce Melody akunzwe n'abatari bake, akunzwe n'ingeri zose, akunzwe hirya no hino bitewe n'amakonseri agenda akora hirya no hino, imodoka agendamo, inzu ze zihenze, nibyo byaje kumufata umwanya wa mbere. Uyu muhanzi Bruce Melody yamenyekanye mu biganiro bitandukanye, afite amazu menshi. Mu nzu ye nshya yambaye imyenda y'ikirenga akunze kuba arimo. Yashyize hanze indirimbo zitwa Ntabwo nshaka kwigira, Igitangaza Music.
afite studio ye bwite yasinye amasezerano na Infinix na Primus n'andi makampani agiye atandukana hirya no hino. Yagiye afata ama award menshi atandukanye bitewe n'umuziki we, bitewe n'aho yagiye ava, uko akunda kubyivugira, yagiye ava ahantu kure cyane habi, akunda kuvuga yuko bakunze kugenda bamubwira yuko isura ye itagurishwa. Rero uyu ni umwe twasanze kuri uyu mwanya wa kane. Kanze mbereke indirimbo ze yagiye akora zitandukanye ndetse n'imodoka agendamo. So guys, ni uwo rero Bruce Melody. Ese ninde wumvaga wagomba gufata umwanya wa mbere twashize ku mwanya utari uwe? Igitekerezo cyawe n'inyunganizi bishyira hasi muri comment. Ukande subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Igihe mwari muri kumwe nitwa Irage Dani, reka duhure mu zindi video. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hasta la vista.